impuhwe z'Imana zaratsinze nizo zidukoranyirije ahangaha kuri buri munsi. Urakoze Mana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, nimuhumure, ububasha bwa Kristo nibudukiza ikibi cyose. Kuri uyu wa kane w'icyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani, tariki 6 Mutarama 2022, isomo rya mbere tujye kuzirikana ry'umubare wa mbere ya Yohani, umutwe wa 4 umurongo wa 19 kugeza ku 21, n'umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ngora mutima zanjye, twebweho tujye dukundana kuko Imana yadukunze mbere. Niba umuntu avuze ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umubeshyi. Koko rero umuntu udakunda umuvandimwe we abonesha amaso ntashobora gukunda Imana atabona. Dore rero itegeko Kristo yaduhaye, ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Umuntu wese wemera ko Yezu Kristo yabyawe n'Imana, kandi n'umuntu wese ukunda Imana umubyeyi akunda n'uwabyawe nayo. Dore rero icyo tumenyera ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana kandi tugakurikiza amategeko yayo. Dore gukunda Imana icyo ari cyo, nuko twakurikiza amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntavunanye, kuko cyabyawe n'Imana cyose gitsinda isi. Intsinzi kandi yaganje isi ni ukwemera kwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 72. Nimuze mwese muramye Imana yanyu. Mana umwami mwegura ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe, acira umuryango wawe imanza ziboneye, kandi arengere n'ingorwa zawe. Azabakiza ububasha n'agahato, kuko we abona amagara yabo afite agaciro. Bazamusabire ubudahwema, bamwifuriza umugisha iminsi yose. Izina rye rizavugwa ubuziraherezo, ubwamamare bwe bumara igihe nk'izuba. Imiryango yose y'isi izamuherwemo umugisha, amahanga yose amwite umunyahirwe. Nimuze mwese muramye Imana yanyu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 4 umurongo wa 14 kugeza ku 22. Muri icyo gihe asubira mu Galilaya yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu, aba ikirangire mu gihugu cyose. Yigishirizaga mu masengero yabo, maze bose bakishima. Nuko Yezu ajya i Nazareti aho yari yararerewe, maze nk'uko abimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura, abona handitse ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwaga ko babohowe, kandi namabaza umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yezu abumba igitabo, agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuhanze amaso. Nuko atangira kubabwira ati, ibiri muri iri somo maze kumva, mumenye ko byujujwe uyu munsi. Bose bamushimaga kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bose bamushimaga kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Amen. Urakoze Yezu. Kristo watsinze naganzi wacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Ayo masomo y'uyu munsi araryoshye cyane, aradufasha kuzirikana ku ijambo ububasha, l'autorité. Umunsi umwe umwana baramubajije bati, ngubu wakugira Imana umunsi umwe wabigenza ute? Wakora iki? Umwana ati, shu, namara abantu bose. Wangira Imana umunsi umwe? Namara abantu bose. Nuko barongera bati, kuki se wamara abantu bose? Umwana arababwira ati, abantu ni abagome, mbaye Imana umunsi umwe narimbura abantu bose. Abana b'Imana nimukomere. Ngiye imitekerereze nyine y'umwana, kuba mu bubasha yamara abantu. Nguko ko umuyobozi ahaga ubutegetsi, nawe ashobora kumera nk'umwana, kandi byaba akica abantu kakahava, akamara abantu koko. Nuko nyine umuntu wese wica abantu burya bari umwana. Bantu rero mucura imigambi mibi yo kurimbura abantu b'abandi, bantu b'Imana, mukabahungeta, mukabirukana ku isi, ntaho mutaniye n'uyu mwana. Kandi byaba, ese ngewe nakwibaza uyu munsi nti, ubutegetsi bwanjye, ubuyobozi bwanjye, ububasha bwanjye mbuhabwa nande? Nubwo kurimbura, nubwo kwica nk'uriya mwana, cyangwa nubwo gukiza nka Yezu? Mukristo umuvandimwe, wakoze kuri Yezu ntakorakora. Ibiganza byakoze kuri Yezu, umubiri n'amaraso bya Kristo ntibimena amaraso nyine. Mutagatifu Augustin ati, aime et fais ce que tu voudras. Kunda maze ukora icyo ushaka. Amen. Muri aya masomo turahuza itegeko rikomeye ry'ubwami bw'Imana
itegeko ry'urukundo n'ububasha, l'amour et l'autorité, bihurira he? Nuko ubasha, ubuyobozi, ubutware iyo bukora mu rukundo busohoza abantu ku Mana, mbese nka Kristo nyine witanga akatwitangira ku musaraba. Naho byahinduka comme au sens contraire des aiguilles d'une montre, bikaba nyine urwango, kwikiza umwanzi, kwica abandi, abantu bakubangamiye ukaba wabica, ukica abandi ukababora kwa sekibi, bikarangira ugize ute? Uvumwe. Ça c'est la malédiction. Bakristo bavandimwe no kwitonda, ndakubwiza ukuri, haba ubuyobozi buba buri mu muvumo, ni bwa buyobozi bwica za ngoma z'agahotozi, uwo ni umuvumo. Naho ndakubwiza ukuri, ububasha bw'Imana, abayobozi beza kandi nabo barahari, ni ugukiza, ni urukundo. Nanjye nk'umuyobozi hamwe n'amasomo y'uyu munsi nze kwibaza amagambo abiri gusa: ubutegetsi bwanjye, ububasha bwanjye ni ukwica cya mbere, cyangwa ni ugukiza, urukundo cyo ni cya kabiri. Mu isomo rya mbere twazirikanye, Yohana intumwa aratwibutsa rya tegeko rikomeye y'ubwami bw'Imana, itegeko ry'urukundo. Deus caritas est, Dieu est amour. Imana n'urukundo, n'urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu. Uwibwira ko akunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, waba ari umubeshyi. Amen, amen. Bakristo bavandimwe no kwitonda, abantu benshi muri iyi si, cyane cyane muri iki gihe cya covid, twinjiye mu kinyoma, igihu, twinjira mu kubeshya, muri tubeshyane, tubeshya Imana, ibintu byinshi twabihinduye kubeshya imicango. Ese wasanga nanjye ntiriwe ntera abayobozi ba politike ibuye, wasanga nanjye umuyobozi wa kiliziya, njyewe padiri, wakagombye guhagarara Imana nyine ngahuza abantu n'Imana koko, wasanga nanjye narahindutse umubeshyi. Ibintu byose twabicuriye kuri covid, coronavirus ngo niyo yabiteye, kandi cyabuze ari urukundo. Kandi ngo mpagarariye Imana, wasanga se mpagarariye Imana igahini, navugaga mpagarariye ku kibando, aho gahagarara ku nkoni y'ubushumba iyobora mu rwuri rutoshye. Kandi byaba nanjye iri jambo rifata nk'iryanjye Yohana mbwiye, iri jambo ry'urukundo ndaryumvise. Umuyobozi so twitangiye intama ze, uyu ni umuyobozi nyabaki. Umuyobozi sore kibirura bigashima bikaza gushimuta intama, uwo ni umushumba nyabaki. Iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi rirandeba nkanjye padiri, ngo mu Kristo wasizwe na Kristo agasigwa Krisima muri batisimu, ngo nigisha nyobore kandi hagatifuza imbaga y'Imana aho kuyivuma cyangwa nyiyoborera ikuzimu. Ububasha bw'iri tegeko Yohana tubwiye muri iri somo nuko bukora ku mpande zombi, Imana n'umuntu. Niko ko umuntu udakunda umuvandimwe abonesha amaso ntashobora gukunda Imana atabona. Ça c'est la réalité. Bavandimwe rero nidukundane, inzira zikiri nyabagendwa. Umuririmbyi wa Zaburi waradushikaza guca bugufi, anaho mugenzi w'ibanze ku muyobozi wese kwiyoroshya guca bugufi, ati muze muramye Imana yanyu. Amen. Nagushobora kuramya Imana ureza agatuza, bisaba gupfukama, guca bugufi, abandi bakakugenderaho nyine nk'umuyobozi. Aha uyu munsi nze kwibaza nti ninde wambaye ubutegetsi, ninde wambaye ubuyobozi, ninde wambaye ububasha mfite? Ndamutse menya ko ari Yezu wabikoze, wanshyize muri uyu mwanya ndimo, namupfukamira, bityo akaba ariyo nyine unkoresha, umbwiriza, unyobora, aho gukoreshwa n'amafaranga, aho gukoreshwa n'abanyabubasha baza bampereza uruho rw'amafaranga ngo mpemuke ndamuke. Babyeyi mpemuke ndamuke koko? We la charité vraiment, urukundo rwagihe koko? Turi mu isi iri kubura urukundo, turi hafi kurindimuka nyine. Muri evanjiri none turumva Yezu wuzuye ububasha, ashyira mu bikorwa nyine itegeko ry'urukundo rw'Imana na mugenzi wacu. Niwe Mesiya uduhishurira Imana by'ukuri. Turumva Yezu atangiye ubutumwa mu Galileya, yigisha afite ububasha, yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu, arigisha kandi bose bakamushima. Amen. Kuki abafarisayo n'abigisha amategeko bigishaga ariko rubanda ntibabishimire, ahubwo bakishimira Yezu? Nuko ari Imana se? Igisubizo gikubiye mu gisobanuro cy'ijambo ububasha, l'autorité. Ububasha mu gifaransa puissance cyangwa autorité. Jésus enseignait avec autorité. Iri jambo autorité rivuga ububasha, exousia mu kigereki, autorité biva ku nshinga y'ikilatini audiere, qui veut dire augmenter, ajouter, kongera cyangwa kuzamura, gukura hasi ujyana hejuru, kuzahura, kuvana ibintu habi ubijyana heza, guteza imbere, kujya mbere, kuvana hasi ujyana mu ijuru. Yezu rero ntabwo yakangatanaga cyangwa ngo ategekane igitugu cyangwa akoreshe maji cyangwa Beelzebuli nk'uko n'abakonteresigise bamushinjaga, ahubwo inyigisho za Yezu nizikura abantu habi mu icuraburindi zikabajyana heza, nizizamura abantu zikabafasha
zikabongerera imbaraga, icyizere cy'ubuzima, l'autorité, zikabakomeza, zikabahumuriza, zikabakiza. Inyigisho za Yezu ntabwo zica ahubwo zirakiza. Ngo Yezu nyine wigishanye ububasha, imvugo ye nta niyo ngiro ye. Naho abandi bigisha b'igisi, abayobozi, abanyagitugu, wasanga urimo nanjye ndimo, harebwe mvugo itabihuye n'ingiro, ari za mpemuke ndamuke turi gukoreraho, turi gukora muri systeme mpemuke ndamuke gusa. Ibyo rero bigatuma batanga urugero rubi ruhingiza ibyo bamaze kwigisha, bwa bubasha rero bugatakara. Muri Evanjili ya none turumva ukuntu Yezu agaragaza ububasha bwe mu nyigisho ze, bukuzwa mu bikorwa bitatu by'ibanze, mu nshinga eshatu: gutorwa, gutumwa no gutanga ibyishimo. Inshinga ya mbere, gutorwa. Yezu niwe Mesiya, Kristu watowe, wasizwe amavuta, Krisima. Bagize bati Roho Nyagasani arantwikiriye kuko yantuye akansiga amavuta. Amavuta y'ubutorwa ya Krisima dusigwa amasakamento atatu: batisimu, ugukomezwa n'ubusaserdoti. Aya mavuta dushyiraho kashi idasibanganwa, uyasizwe akamuha kugira uruhare ku busaserdoti, ubwami n'ubuhanuzi bya Kristu. Inshinga ya kabiri, gutumwa. Yezu mbere na mbere aziye abakene, indushyi, imfungwa, imfubyi, abatishoboye n'abandi bose, les marginalisés. Gukena ntabwo ari kubura epfo na ruguru, ntabwo ari kubura icyo urya cyangwa icyo wambara n'ibindi waba ubuze, ahubwo gukena bavuga ni kuri roho, no gukenera Imana, ushakashaka Imana. Bityo mu buzima bwa buri munsi ukumva utihagije, bityo ugahora wumva ufite inyota y'Imana, wabaho nyine udafite Imana. Tukazirikana ko ubuhanga nyakuri ushingiye muri Yobu 28:28. Buri muyobozi wese, buri mutegetsi wese yakagombye gufata uyu murongo mu mutwe, akawuzirikana ku mutima. C'est chercher Dieu et fuir le péché. Gutinya Nyagasani nibwo buhanga nyakuri, kandi kuzibukira icyaha nibwo bwenge. Amen. Ese njye ububasha bwanjye mukomora kuri Kristo? Ingoma yanjye niyo urukundo, niyo amahoro, niyo ubutabera, niyo ubumwe, ubutabera nka Kristo? Cyangwa ingoma yanjye wasanga nanjye yaragahotozi, urwango, umwiryane, amakimbirane, intambara, kwica, kurimbura nka wa mwana twabonye haruguru? Ibaze nanjye nibaze. Ngiye kubacira umugani mu Kinyarwanda, ariko murambabarira mbaye nsabye imbabazi kuko Ikinyarwanda ntarakimenya neza. Nagira ijambo riza kunsoba mu gikesha mvugo, murambabarira, ariko ndamenye sinze gusobanya. Ni umugani w'ubwami, umwami n'ingoma ye. Nk'abakristo bagira uruhare ku busaserdoti, ubuhanuzi n'ubwami bya Kristo. Ngo kera cyane hirya kure, ubwo ni nko muri Afurika hirya kure nyine, ngo umwami yari afite umugaragu umukorera ibwami, akitwa Katabirora. Umwami kandi akaba yari afite n'icyegera, umutware w'ubwami, akitwa n'ubundi izina rye Mutware. Cyari ikigere gikomeye cy'umwami. Ariko Mutware akaba yaraziranaga na Katabirora, amwanga urunuka pe, badacana uwaka. Ngo byari bitewe n'uko umunsi umwe, igihe ngo umwami atari yiriye ubwami, nuko Mutware azana inshoreke ibwami. Rero gashomba Katabirora ko asanga azabivuga, akabibwira umwami. Mutware rero akajya ashaka uburyo bwose yamwikiza hatatazabivuga, bakaba bamuhanantura ku butware. Umunsi umwe Mutware abonye inzira zose yanyuzemo ngo atange Katabirora bamunyonge, zitarakunze. Nuko ngo umunsi ubwo yari mu gikari we, aza gutaka cyane. Namwe murumva ko hari ibintu bigayitse ngiye kubabwira byamubayeho. Yavuze ku Mutware nyine, aza gutaka avuza induru ko Katabirora yaramwibye umwenda w'imbere, sous-vêtement, ngo agiye kwimurogeraho. Nuko arataka cyane ngo Katabirora aramwishe, umwami atabare. Nuko umwami aratabara koko, nawe Mutware atanga ikimenyetso gifatika, kuko hakigaragara ibirenge, les traces yaho Katabirora yanyuze aza kwiba sous-vêtement y'Umutware. Murumva ko bigayitse namwe babyeyi. Nuko umwami atumiza ibyegera bye, babyeyi, hejuru ya sous-vêtement. Murumva ko bigayitse, ngo bamufashe gupima iyo mikono y'icyo kirenge cya Katabirora hejuru ya sous-vêtement. Nuko byabyegera bije gupima, nabyo bisanga uko Mutware yabivuze ariko bimeze, kuko Katabirora nawe ufite ikirenge kirekire mu bagaragu b'ibwami. Basanga ko ikimenyetso gihura neza neza nuko ari wabanyuze aho ngaho agiye kwiba iyo sous-vêtement ya Mutware. Nuko umwami arakara cyane ibyegera bye hejuru y'uwo mwenda w'imbere. Babyeyi, munyumvire uburyo binagayitse, ukuntu Katabirora ngo atinyuka kwiba sous-vêtement. Nuko muri ako kubuzo Mutware aririra umwami ati, nyaguhora ku ngoma mwami, uyu Katabirora nutamunyonga ndapfa. Umwami yumvise icyo gihano Mutware asabiye Katabirora, bihuza nuko Mutware n'umwami bari basanzwe bafitanye amasano yo mu miryango,
dore ko n'ikimenyemenye umugore w'umwami wa mbere yari mushiki wa mutware. Nuko umwami n'ibyegera by'ubwami bashyira umukono kuri cya cyifuzo cya mutware ngo uyu Katabirora nutamunyonga ndapfa. Ibaze nawe mubyeyi, ndapfa nutamunyonga. Hashize iminsi umwami agendeye kuri icyo kimenyetso cy'ikirenge mutware yatanze ndetse n'ibyegera byo byemeje. Nuko nijoro mu ishyamba ry'inzitane, muri iryo shyamba ryabagamo impyisi zirumana birumvikana. Nuko bashumuramo Katabirora, umwami amubwira ati aha niho ubuzima bwawe nyine burangiriye, nta soni gutinyuka kiba umwenda w'imbere w'umutware. Aha ndabizi mugiye kumbaza uko byarangiye n'impyisi zarariye Katabirora. Cyo bikora ntimumbaze ibyakurikiyeho n'izo mpyisi, uko baganiye na Katabirora. Niba Katabirora abashe kumenya ubwo yuko uzihendahenda ntizimurye biramureba. Nuko guherwa bihinduka insigamigani. Igihe cyose cyumvamo hari umuntu ukubangamiye kandi wishyikira ubukuru uri mu mavuga rikijyana, ukibaza iyo rijya rikakuyobera, uti muyobozi nutamwica ndapfa. Nushakana n'uyu mugore cyangwa n'uyu mugabo cyangwa n'uyu mukobwa cyangwa n'uyu musore wo muri uyu muryango hirya kure, tudahuje amoko, tudahuje idini, tudahuje akarere, ndahita nguca mu muryango. Uyu mwanzi wanjye nutamwirukana ku kazi, abo twabyaranye nabo genda hita mpunga. Uyu niyima njyewe nzimuka. Ye baba we, uyu muntu nutamwica ndahagarika imfashanyo zose naguhaga. Nutamwica ndapfa. Babyeyi munyumvire, ibintu bigayitse, ibintu byuzuye ubupagani. Umutware umeze nka wa mwana twavuze haruguru, wakugira Imana umunsi umwe wabigenza ute? Mutware. Iyo nsigamigani yaturutse kuri Katabirora watorongeye mu ishyamba ngo yibye suvetoma y'umutware w'ubwami. Nuko umwami akamutorongeza, akibagiza ineza uwo mugaragu yari yamugiriye, ukuntu umugaragu amukora imyaka nka 30 yose amwinjiriza bikomeye. None umwami amuhembye y'ishyamba hejuru y'iki ya suvetoma. Babyeyi namwe murumva ko bigayitse babyeyi. Erezo makubwa amahirwe, uyu ni umugani, iyi ni insigamigani, sijye wahera. Padiri wihaye Imana, muyobozi, mutegetsi, mukristo wabatijwe ugakomezwa, nako nyaguhora ku ngoma umwami. Umunsi wamenye ko cya kirenge na mutware yari afite ikimeze nk'icya Katabirora kandi waramushumura impyisi zo mu ishyamba, uzakwirwa he? Ukuri guca mu ziko ndigushye. Kandi amaherezo y'ibintu babyeyi nuko ukuri kuzatsinda. Kandi igihe kwatsinze ba mutware muzamumbwira kabo, mutware. Wari uzi ko igihe kizajya nawe ukava ku isi? Ese babyeyi munyumvira, batware mukoresha abantu, iyo suvetoma itanageza no ku $2 cyangwa 3 wenda, niyo ugiye kurutisha ubuzima bw'umuntu cyangwa imirimo yose y'uburetwa Katabirora yagukoreye. Mwami, we la charité vraiment. Ububyeyi buri hehe? Kumva amabwire y'ikirenge koko, kuyoborwa n'ikirenge ngo bambwiye. Wowe se wibwiye iki? Ngo ubu bwa buyobozi nk'aho mwana ati wangira Imana umunsi umwe nakwereka abantu nabamara. Babyeyi, abayobozi baragowe. Aho muri hose tujye tubasabira, ntukaryame udasabiye umuyobozi wawe. Bityo abayobozi bacu, wowe nanjye, tujye dufata ibyemezo bihuye n'iby'Imana, ikimana ishaka, icyemezo cy'urukundo kidashingiye ku kirenge, letras. Kandi ashobora kubeshya. Hari abasaza basaziye mu cyaha, mu ngeso mbi, kubeshya. Kandi bikemerwa gusazira mu ngeso mbi uri umutware, kubeshya. Icyemezo cy'ikirenge babyeyi. Uyu munsi nanjye nibaze ni ubasha bwanjye ari ikirenge cyangwa ari umutima nyoboresha. Mwese bakristo bavandimwe, Imana nyiri ububasha ibahozeho ukuboko kwayo buri munsi. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukora Silas wa Diocese ya Cyangugu. Mana nje ngusanga uri umunyampuhwe, nagucumuyeho kenshi, ndaje ngumbabarire, nagucumuye